burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundanye. Ako ndi mu gahinda umugore yaranyanze none na Keya nawe ari kunyabiza nshaka ngo kuza kundeba naze numva ibyara homvombwa numve dore njye nibereye no mu gahinda siko iminsi koko hajye umuntu turi mu kwa kane imvura iragwa ariko ngiye izuba rikaguma rikancana yewe ngo muzikeri byarambwiye Milele ya wakati ulimwengu unatulia na tafu hano naho nicaye igihe kinini usekere yawe ashize iminota ingahera none nayo mba nayisize mu nzu nanjye ari kumenya narazubaye naho uzakera BJ umeze bitera hagu kumobira ari zaguka mobira haguka ari kumobira uko mabiri segonda rimwe basi ni segonda rimwe uratongera wicare mbabaro binkorera kumobira subwo wapipe gerageza haguruke erega ntabwo ndi kukugora haguruka umobere kumvuna cyane si ukungora ahubwo uri kumvuna cyane basi haguruka sunahagarara basi tuvuga nuhagaze nta mwanya ufite wo guhobera ega mani ngiye nagukunze kandi ngiye ubundi rero ntabwo bivuga ngo kumobera wowe nkunda nakazi kawe ubwo se erega ubundi mani reka amaze mbwe uside kukazi ibintu guhobera nani birenze ari haguruka shawo kandi akanyenyeri kumva kandi akanyenyeri mwohereza amafaranga andika 0780 ijana 38 kabiri umuntu ufite ubwongo kohereza ibihumbi 100 ngahaguruka umobere ndabona ahubwo ndabona agezeho yereka amazina ngahaguruka umobere sana se amafaranga yahaye ega ntacyo wabura uri kumwe nanjye ngiye muri byose none se kuri kumva amafaranga ngiye muhaye amafaranga kamuhobere oya urimo satanisha ntabwo ari gusa kumobera ufite mama yarambwiye ngo bahoberana gute nari reka ushaka kumfata cyane kumobera byanyine rwose erega ngiye ndumva nkumbe kuguhobera basi bihobera dushobora kuhobera na mama kabaraje oya mama wose baratwaragiye erega kumbe ntabwo bisaba amazi kuko ni segonda rimwe ndoka nkore kunda guhobera urimo satanisha ntabwo ari gusa ucyase duhoberanye ese reka duhobera ndoka duhobera nkore kuntu duhobera duhoberane guke si duhoberanye wagira reka bije reka ngiye muhobera basi nakongera handi ibihumbi 100 niba urongera handi ako kongora se asari muhobirerwa ega nabi mama gukomana mama subarire none se simuhobeye ndayatsindiye kwambaye none ndabara kuhobera ariko nyine kandi igende singukunze ndagukunze okay nari ndagukunze ako ndumva nasheze uyu munsi si gusa here kuri BJ none ngeze kuri Puzzle nawe reka muhamagare baze ese hari nyanga kandi indobo shati kamuhamagare numve mane fashe we nanka kigenda kwaye kumbona itari guca musaho kangerageze rimwe numve baby uje kundeba sawa ntari bita dusavaye duhure nta kibazo ahantu magaze uranzanga magaze impande y'ahantu bubatse akantu k'amakaro sawa banguka gahera biwaje kabisa mbere umva kisi niyo nshaka pe ibaze rwose do not kiss me no kuma kisi ibaze mama mbonye basi nimutarayima ku munwa yo kwitamo basi cyangwa se yo wallahi urimo satanisha baby tonde pe
Utuma kisi urumva ari ibirenze. Ni ibijyanye. Ibyo nawe bikaze mani ntugakaze ibintu erega nta muri no kuturebere. Nta muri kutureba. Mani nta muri kutureba mani. Ukona ko nta muri. Buriya ni Imana yabiri kutubona. Mani akoze wagira ko ibyo bintu mani. Iri serious? Ibaze mama. Ase mama wawe utinya mama wawe umuntu kandi umusore ungaro ndabona Warahindutse. ego kunahindutse bana Kabisa. sigaye mubi Imana. nanjye ko ndasenga nanjye ndasenga None ko ndiko ufite ibishaka. Ako be wajureka mama. ari ikindi Ayibaze we. Nonese. No guhoberana se. nta kintu wambura naho telefone nayibuze uyu munsi girebe ifatiye telefone uyu munsi nayibuze ndayiguhaye n'amafaranga ndayaguhariye Fitindi. telefone ebyiri se ntabwo wazemera fata fone wowe Nijyane. ngusabye Nijyane. nawe ufate telefone nijyane okay yibike noneho ngaho rero ukora ibyo ukora Sayimbase. Ngiye telefone Hari igihe wayinya. ego kumara amafaranga mani ntabwo ari ikibuza Noneho kabisa nise mwemera cyane. okay We. rero bayo mobe Kabisa ngende hari ibintu ngenderwaho. ego kubibwire ego Iyo. kidashaka ngiye ego ko nabirenze Uzi cyambere. Kuzaza ndabona umwanya yuko nasabye urushama. Ibyo hari ikibazo. maze uzi ko nanjye umukobwa najya asaba mu rugo uruhushya Buriya mama ntabwo najya natamusabye uruhushya. Nibiba. nari Ukuntu kugenda mu gikombe cy'abantu benshi b'abakobwa. shaka ugiye wenda kujyana n'inshuti z'abakobwa Mana mbega ukuntu ari byiza. Imana niwe yanyoherereje. Yesu yogera. Yababa we. Ntabwo mugenda byose reba neza Nawe urazi se bebe. Ikintu ndi kwifuza. Kiza ko twagera mu rugo bakwereka mama. ndakajya kunya kamera yawe cyari ibikaze Yego. Nta kibazo. Ukuntu ari byiza. ahubwo Basi ongera umubaberere. dukore ko mo birabumva nakomeza ngavuga n'apaka I love you nibyo. Zatugerageje kunyerekana rero Buriya ewana ndumva ari byiza kabisa aribwo bwa mbere nakundana n'umukobwa. ni nabwo bwa mbere ukuntu zari so nanjye ari wowe muhungu wa mbere ngiye kundana nawe Yego. ego ku bintu numva ari uburyaho Seka ari byiza. Ahubwo uzi ikintu nibutse. Baba we. Ntabwo turagerana mu rugo. Mama yanyica mu se wajya ubaserema Ibaze ngo turajyanye. Yanumye amazi. Ibaze amazi ko nagize mbona uvuye kuvoma. Ntabwo njyanye. Nkurikije ukuntu wambaye. Ntabwo usa nk'umuntu uvuye kuvoma. Yego. Wacu wewe nkurikije ukuntu umeze ntabwo wajya kuvoma ntabwo wabyende. Ko Kagame ko yabyoroheje. Ngoma ku muhanda. Ntabwo tujya kuvoma. Abona ko mufite robine iwanyu. Nkurikije ukuntu mubona. Yarapfuye. Twakifite arapfuye. Nagenda ngagufasha kuvoma. Mande kamubwiye tugende ngiye ngufashe kuvoma. Baba we ngahibaze mama nabona tujyanye. Agenda arara ni wanyu. Nzatahe. Mana yanjye tega ngucomoke. Tega ngucomoke rwose. Uragiye. Nigende. Nyine tuzavugana kuri phone. Tuzavugana kuri phone. Uyu munsi ndabona udasanzwe. Ngagenda bye. Sawa. Yampaye.